mibonano mpuzabitsina indwara ya trichomonas. Abantu benshi bakunda kwitiranya trichomonas n'izindi ndwara zifata mu myanya ndangagitsina, cyane cyane kubera ko hari ibimenyetso zihuriyeho. Niyo mpamvu rero tugiye kureba twebwe trichomonas ni iki, yandura ite, ifata ite, itandukaniye he n'izindi infection zo mu gitsina. Ubundi trichomonas ni agakoko ko mu bwoko bw'amabakiteri bita protozoaire. Protozoaire ni itsinda rya mikorobe ziba zigizwe n'ingirabuzima fatizo imwe gusa cyangwa se single celled organism. Kakaba mu bwoko rero bumwe na amibe, giardia hamwe na plasmodium itera malaria n'ubwoko bumwe. Trichomonas rero iri mu itsinda ry'izi mikorobe zo mu bwoko bwa protozoaire ziba zifite utumeze nk'imirizo bita cilia cyangwa cells, ari natwo tuzifasha kugenda mu mubiri w'umuntu. Abantu benshi bazi ko trichomonas ari indwara yo mu gitsina gusa, ariko siko bimeze. Burya habaho ubwoko butandukanye bwa trichomonas, ariko ubushobora gufata umuntu ni ubwoko butatu bwa trichomonas. Ubwo bita trichomonas vaginalis, ari nayo benshi bazi ifata mu gitsina, trichomonas tenax ishobora gufata mu kanwa cyane cyane ku ndwara zangiza amenyo cyangwa ishinya. Hakaza na pentatrichomonas hominis, ariyo bita trichomonas intestinalis cyangwa se trichomonas yo mu mara. Muri iki kiganiro turaza kwibanda kuri trichomonas yo mu gitsina, ariyo bita trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ko abenshi mu bayandura mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu uyirwaye. Icyakora nanone trichomonas niyo ndwara nanone yandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko ishobora no kwandurira ahandi, urugero nko mu matoilette. Kubera ko iyi trichomonas ishobora kuba hanze y'umubiri, ikaba yahamara byibura amasaha 24 itarapfa. Ni ukuvuga ngo umutezi ntabwo ushobora kwandurira mu matoilette, syphilis ntushobora kuyandurira mu matoilette. Kubera iki? Kuko zo zihita zipfa ako kanya iyo zisohotse mu mubiri w'umuntu. Ariko trichomonas yo ushobora kuyandurira mu matoilette yanduye, muri piscine se, mu kwihanaguza mu myanya y'ibanga, isume cyangwa igitambaro cyakoreshejwe n'undi muntu uyirwaye. Gusa nabwo ni gake cyane bishobora kuba, kuko hafi 90% by'abayirwara baba barayanduriye mu gukora imibonano mpuzabitsina, abasigaye nibo bayandurira ahandi. Nubwo yitwa trichomonas vaginalis, ntabwo ari indwara y'abagore gusa, ahubwo ishobora no gufata abagabo, nubwo abagabo bo akenshi batakunze kugaragaza ibimenyetso byayo. Ushobora kurwara trichomonas vaginalis ntugire ibimenyetso na bike by'ama infection ugaragaza, ariko akenshi abarenga 50% by'abagore bayirwaye baba bafite n'ibimenyetso byayo, mu gihe abagabo bayirwaye nka 20% nibo bonyine bagaragaza ibimenyetso byayo. Dore rero ibimenyetso bya trichomonas. Trichomonas vaginalis umugore irangwa no kokerwa mu gitsina, ukumva wakwishima, hanyuma ukazana ibintu by'uruzi mu gitsina, akenshi byenda kumera nk'urufuro, hanyuma bikagira ibara ry'umweru wenda gusa n'icyatsi cyangwa umuhondo. Hanyuma nanone ukokerwa n'inkari mu gihe urimo kwihagarika cyangwa ukajya kwihagarika buri kanya. Ku mugabo abenshi ntabwo trichomonas bayirwara ngo igaragare, ariko rimwe na rimwe umugabo ashobora nawe kumva ameze nk'ushaka kwishima n'imbere mu mwinjiro w'igitsina, rimwe na rimwe akokerwa n'inkari, ariko nta bintu bimeze nk'amashyira bimwe byo mu mutezi agira. Icyitonderwa rero, ibi bimenyetso tuvuze ntabwo ari ibya trichomonas yonyine, ntabwo ari trichomonas yonyine bigira. Hari abo usanga umuntu avuga ngo ndishima mu gitsina, bati rekeraho, iyo ni trichomonas. Nyamara mu biganiro byabanje cyangwa ibindi nzagenda mbagezaho, mwabonye ko hari ama infection, urugero nk'ama infection yitwa amakandidose, nayo arangwa no kuzana ibintu by'umweru mu gitsina, kwishima mu gitsina, kandi usanga akenshi ahubwo ari nayo aboneka cyane kurusha trichomonas. Twabonye rero ko umutezi nawo cyangwa gonore ku badamu ushobora kurangwa no kwihagarika ukababara cyangwa kwihagarika buri kanya. Niyo mpamvu iyo ufite ibyo bimenyetso ugomba kuvugana na muganga kugira ngo amenye imiti yaguha ihuje n'uburwayi bwawe. Muri laboratoire ushobora gupima trichomonas, bashobora gupima trichomonas bakayibona. Ushobora gutanga ikizamini cy'inkari cyangwa cya kindi cyo mu gitsina, bakagipima muri microscope bakayibona, kubera ko twabonye yuko trichomonas ari agakoko kameze nk'agafite akarizo kaba kinyagambura. Iyo umuntu arebeye muri microscope ubu kaba kagenda rwose ukareba, umuntu ashobora kukabona.
kugira ngo ubone trichomonasi bisaba ko bapima ikizame cyawe ako kanya ukigitanga, kuko iyo kimaze akanya zitangira gucika intege ntizikomeze kwinyagambura, bityo muri microscopy bikaba bishobora kugorana kuzibona. Ushobora no gukora ibyo bita chloraciogramme, ariko nibyo biba bigoye kuyibona kurusha kuri examen direct. Nta kizamini cy'amaraso gishobora gupima trichomonasi. Icyakora mu malaboratoire akomeye bashobora gupima DNA y'iyo mikorobe bakoresheje uburyo bita PCR, bagapima inkari cyangwa se cya kizamini cyo mu gitsina bakarebamo DNA ya trichomonasi. Ubu nibwo buryo budashobora kwibeshya, ariko burahenze cyane ku buryo akenshi bukoreshwa mu bijyanye n'ubushakashatsi gusa. Trichomonasi rero ivurwa ite? Trichomonasi ubwayo ntigoye kuvurwa kuko ivurwa n'imiti isanzwe yo mu bwoko bw'amanitroimidazole nka Flagyl, tinidazole n'izindi. Ikigoye ni ukumenya ko ari urwaye koko, kuko hari igihe iyo wamaze kumenya ko uyirwaye, muganga amenya imiti ashobora kuguha. Muri iriya miti hari imiti y'ibinini, hari yo gucisha hasi, hari imiti y'ubwoko butandukanye yo muri buriya bwoko nyine bashobora kuguha. Icyakora akenshi trichomonasi ikunda kugendana n'andi ma infection, ku buryo akenshi usanga umuntu uyirwaye aba afite n'andi ma infection yo mu gitsina. Noneho bikaba donc ibisubizo byo muri laboratoire nibyo akenshi umuganga agenderaho cyangwa se ibimenyetso, noneho akamenya imiti ashobora kuguha, ariko ashobora kuyiguha ayikombinye n'indi miti yo mu bundi bwoko uvura ama infection. Icyanyuma rero, trichomonasi ishobora gukira burundu. Yego rwose, trichomonasi irakira burundu kandi vuba rwose, ariko nanone nta rukingo igira. Ni ukuvuga ngo muganga ashobora kuyikuvura uyu munsi, ariko ukashobora kuba wakongera kuyandura bitewe n'aho wayikuye. Ikindi rero, ushobora kuba ifite ya ma infection yatinda gukira, nk'ibyo bita vaginitis cyangwa se amakandidose cyangwa se ubundi bwoko butavurwa n'imiti ya trichomonasi. Bakaguha imiti ya trichomonasi bazi ko ari urwaye, ukabona ntukize, icyo gihe uba ugomba gutanga ibizami. Nizere ko rero ubashije gusobanukirwa ibijyanye na trichomonasi. Ubutaha tuzareba wenda n'ubundi bwoko bw'ama infection hamwe n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Murakoze. Yari Dr. Isaac Muganga, naho ubutaha.